Yo urabizi se Papa Kiramani afite amasiko yo kuba yamenya Gasharu ahantu iba n'ahantu iherereye. Papa Kiramani afite amatsiko yo kuba yahura na Tereza amaso ku maso. Ese Papa Kiramani mu rukundo imico afite yo kuba yagirira nabi Tereza mu rukundo izamugwa amahoro? Ese ubona Papa Kiramani uyu mugambi we azawugeraho? Guys rero niba uri umukunzi w'ibanga nkuhaye ikaze, ndagusaba kugira ngo nibagugambira ijyaza no kuri VK Empire ube wakora subscribe maze tukomeze tugendane mu zindi benefits zose za filime yacu Ibanga. Murabizi ko filime yanyu Ibanga ihari kandi namwe mukunda ibanga turabizi ko muhari. Icyo ngusaba nuko watanga ibitekerezo byawe kambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Papa Kiramani we yataye umutwe. Papa Kiramani yamaze kuba yatuma ukwe birenze, ariko baca umugani mu Kinyarwanda ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi. Kiramani ari kumuha amakuru yose kandi Kiramani yamaze kumenya ukuri kose ko papa we ari gushaka Tereza ku bibi no kubwiza. Ese urabona Papa Kiramani atagiye kwishira mu byago birenze kuba yizeye Kiramani akaba yamubwira ibintu byari byo byose? Ese urabona none Kiramani ukuntu mbere yibaye mubajije agapanika, urabona atahindutse? Kiramani yabaye ubundi. Kiramani yagarutse mu sura nca. Kiramani noneho nta n'ikintu na kimwe wazumubesha. Ese urabona Kiramani namara kumenya neza ko Tereza ari we mama we w'ukuri, ese ubona Papa Kiramani azasobanurira iki umuryango we? Ese ubona Kiramani namara kumenya neza ko Tereza ari we wamubyaye mu nda, akamenya ko bari abana nabo atari ababyeyi be ndetse nta n'isano bafitanye usibye kuba baramureze, ese ubona Kiramani azabyakirutse? Ese ubona Kiramani azababarira papa we? Guys rero icyo ngusaba wowe ni ugutanga ibitekerezo byawe, warangiza ukanakora subscribe maze tugakomeza tugenda mu bindi bikorwa byose biri guca hano kuri VK Empire. Murabizi ko ingara cyo nyine ikugezaho utuntu tw'ubwenge. Murabizi ko ingara cyo nyine ushobora kugeraho ukabona ibintu z'ukuri ndetse ibintu bimeze neza. Guys rero Gasharu yaziwe. Tereza yamaje kujya mu byago. Tereza akijya kuri televiziyo yamaze kuba yishira mu byago birenze ku buryo kubyikuramo biraza kumufata igihe kinini, kandi ntago tuzi ko Papa Kiramani kuri iyi nshuro araza kwihangana. Papa Kiramani kuri iyi nshuro ntago araza no kuba yahagarara kuba yamushakisha. Papa Kiramani umugambi yishizeho kuhagarika biragorana. Ese guys urabona Kiramani we aremerera papa we agashakisha Tereza ku bibi no kubwiza, kandi Kiramani yamaze kubona ko papa we kuba ari gushaka Tereza hari ikibazo bafitanye. Guys rero filime yacu Ibanga irahari kandi namwe mukunda ibanga murahari. Icyo ngusaba wowe ni ukutazabura kuri episode yari yose ya filime yacu Ibanga, cyangwa se ngo uzabure kuri benefits yari yose ya filime yacu Ibanga. Ikintu tubahishiye ni ibanga. Icyo ngusaba wowe ni ukutazabura kuri benefits zibaze guca no kuri VK Empire. Guys rero Gasharu yo ikomeje kuzana ibyago birenze. Ive nawe amaze kumenya ko Dete yamaze kuba yamutera umugongo mu byo kuba bagambanira urukundo rwa Nyambo ndetse na Niyori. Ive yamaze kumenya ukuri ko Niyori na Nyambo bagiye kuba bubaka inzu yo babanamo. Ese urabona noneho Ive bino bintu bitagiye gutuma atuma ukwe birenze? Ive agiye guserera rimwe. Ese Ive kuri inshuro noneho ikintu kigiye gukora muri kubona tuzacicuza ubuzima bwe bwose? Ese urabona Ive kuba noneho afashe umwanzuro wo kuba yagirira nabi Niyori, kuba yanamwicisha? Urabona Ive iki kintu cyagiye gukora cyo kuba yahemukira Niyori no kuba yanamwicisha, muri kubona Ive ikintu atazacicuza ubuzima bwe bwose azamara ku isi? Guys wowe icyo ngusaba ni ukutabura kuri benefits yose ya filime yacu Ibanga, ndetse unabure kuri episode yari yose ya filime yacu Ibanga. Murabizi ko ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi amwe tuba turugukorera. Icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango wuzuye, nta kindi kiba gikenewe usibye kuba warakoze subscribe ndetse n'ikiganiro cyari cyo cyose kigasohoka ukakibona utarinze waruha. Guys rero Nyambo na Niyori bo urukundo rwabo narwo turabizi ko mu gihe Ive akiri hariya urukundo rwabo ruri mu marembera. Urukundo rwabo nta n'ahantu rushingiye hanyaho, mu gihe Ive
akibakurikirana. Mu gihe Yves akibakurikirana cyane, turabizi ko urukundo rwabo ruri hafi kuba rwarangira. Wowe iyo utekereje ko Yves yamaze kuba yaroga Niyori, utekereza ko Nyambo hari undi muntu yemera kuba yabana nawe uretse Niyori? Ese ubona Yves afite amahirwe yo kuba yagirira nabi Niyori hanyuma Nyambo akemera agakundana nawe? Ese ubona biriya bintu bishoboka? Yves yamaze kwiyangiriza mu mutwe, ntago azi ko urukundo batirirwa barwinginga. Yves ntago azi ko urukundo rwa nyarwo rutagurirwa. Urukundo ubundi ni ikintu kizana, ntago ari ikintu wirirwa ushakisha mu bushobozi bwawe bw'ufite bwose. Yves turabizi ko Nyambo atemera kumuha urukundo niyo byagenda bite. Niyori turabizi ko intambara azayitsinda. Ibanga filime yanyu irahari kandi namwe muyikunda, turabizi ko muhari. Icyo mbasaba ni ukudushyigikira mu bikorwa byose dukora umunsi ku munsi, ndetse unakora subscribe, ndetse ukanatanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Guys rero Papa Kiramani we yamaze kwishyira mu byago, ntabwo tuzi ko azapfa kubyikuramo biramupango. Papa Kiramani yamaze kwishyira mu gakino atazavamo. Kiramani nawe ubu tuvugana yamaze kwinjira muri ako gakino ka papa we. Guys rero wowe icyo ngusaba ni ukutabura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko twebwe tudatinda mu magambo, murabizi ko ibikorwa ari byo byivugira. Icyo ngusaba ni ukugira ngo wakora subscribe no kuri Venke Empire, ubundi tugakomeza kugenda muri ibikorwa byose dukora umunsi ku munsi. Kandi ndabakunda cyane ku muntu wakoze subscribe no kuri Venke Empire, ndamushimira. Ni umuntu w'intwari.